What's up, people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a programmer Panisha. Rata Chriss Eazy, ikiri wowe, ikiri Kevin Kade, ikiri Philipita mwagutayemo indirimbo nziza cyane irimo iratwika. Nayikunze, abanyarwanda bayikunze ndetse n'abadiaspora. Ariko ikintu cya mbere iyo ndirimbo yitwa gute? JUGUMiLA. Okay, sawa. None uwo mwana muri kumwe muri video nabonye muri kwaktingana. Ubundi kimubona arimo aratinga byagenze gute kuri wowe? Data Kevin Kade, umuntu bita Chriss Eazy yabuze controle murimo murashutinga iyo ndirimbo yanyu. None se wowe ukibona uwo mukobwa wamubwiye iki? Ibyo ushaka nibyo nkanga wowe nyingurira. Sha na Chriss Eazy na Kevin Kade mwese muri bamwe. None Kevin Kade, uwo mwana nafata umwanzuro akagukingurira, ubundi ntabwo uzamwanga, ngaho ugira ikintu umubwira cyangwa umusezeranye. None ewana aka Chriss Eazy, ibya Kevin Kade wabyumvishije avuze hejuru, ngaho nawe gira umutoma wawe urasama. None si ibyo bintu uvuze abyizere 100%. Okay, ibyawe ndabimenye, ariko abadasobanukiwe intore bishatse kuvuga ngo umuntu ukorera ku gihe kandi ukora vuba kandi akora byinshi. Bishatse kuvuga yuko umuntu bita Chriss Eazy azakora imbere ahite yigendera. Ubwo nguko umwana ntabwo umutsindiye, amwihere Kevin Kade ikambarike nigende. Hola my people, mwakoze kureba video. Iyi video challenge nimba nziza cyane bita JUGUMiLA, Philipita na Kevin Kade na Chriss Eazy. Ni indirimbo nziza cyane kuri platform ya Philipita, mugene mu musore mu mutwikire umugore kuri Kabera series. Ikintu cya mbere like, comment, share bya byose bakeneye, kandi guys ikintu tibagirwa remember to subscribe mukandi sabu mutremere buri kantu kwase kagezweho. Challenge za mbere x mbere kuri Kabera series turi kumwe. Ciao. Sha na Chriss Eazy na Kevin Kade mwese muri bamwe. Okay, sawa. None uwo mwana muri kumwe muri video nabonye muri kwaktingana. Ubundi kimubona arimo aratinga byagenze gute kuri wowe?